Ikaze muri gatoye umuka business center limited unoiga kikora isabune y'amazi ya toilette shampoo yo gufura umuka gukora amavuta geresali na mofiti nandi masomo menshi ikaze muri gatoye umuka business center limited ukeneye ubundi busobanure waduhamagara kuri nimero 07 icyenda umunani 0 karindwi kabiri ikaze muri gatoye umuka business center limited ikaze muri gatoye umuka business center limited ikaze muri gatoye umuka business center limited ikaze kuri Jatuyi. Uyu munsi rero nabateguriye isomo ryo gukora isabune y'amazi yo gukoropa ukaba wanayifurisha. Icyo usabwa ni ugukurikira hano tugakurikira isomo. Mu bintu rero tubuze gukenera, turaza kwifashisha ikintu cya mbere indobo niyo tubuze gukenera yonyine. Tuze no gukenera amazi kugira ngo amazi musanzwe murakizi. Ikindi ni aka kantu menshi bato bagatekesha umugari ariko gakora n'ibintu byinshi. Ubu niko tugiye kwifashisha uyu munsi kuko biba byiza iyo umuntu aka ni agakoresho wese yakenera kandi yabona katamugoye. Rero niko tugiye kwifashisha. Mu bindi bikoresho turi buze gukenera, turaza gukeneramo iyo bita ungaro, turaza kuyifashisha nayo. Tuze gukeneramo ikindi kinyabutabire bita serifanike. Dukeneramo umunyu abantu benshi murabuzi cyane. Uwo barya ntabwo baburya gusa n'umunyu. Ushaka gusobanukirwa byinshi ni ukuza muri Jatuyi uvuga business center tukaba twakwereka byose ndetse tukaba wanakwiga. Ikindi kintu tubuze gukeneramo niyo bita foromarine. Foromarine nayo wenda mu buryo ikoreshwamo ishobora kongera garanti y'isabune yawe. Ikindi kintu tubuze gukeneramo nicyo bita kara, ibara iragukeneramo. Ikindi kintu tubuze gukeneramo nanone niyo bita parufe. Ntabwo ari ya parufe yandi witera ku myenda, ni ikinyabutabire. parufe Ni parufe. Rero twatangira mukurikire ubundi dukomeze isomo ryacu. Nubwira ko aka kanya nukurikira neza ibi bintu nawe byaguteza imbere kandi wakora. Twagiye nkuko nababwiye tugiye kubanza dushyiremo ya ngaro yacu. Kurikire neza nimurangare no kurangara ni ikosa. Ikindi kandi iyi ntabwo ari ryo somo ryonyine dufite, hari andi masomo menshi agiye kuzajya aca hano kuri Jatuyi TV kugira ngo ugomba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose cyangwa se amasomo yose azajya acaho uzajye uyabonera ku gihe. Ni amasomo menshi cyane ushobora kuzajya ukurikira hano. Rero nudakora subscribe bisobanuye ko hari amasomo menshi azagucika. Tugiye gushyiramo wa munyu wacu.
gushyiramo umunyu. ni umunyu kabisa. ariko ngo ni umunyu utandukanye n'uwo barya. uratandukanye kuko uramutse uwuriye wapfa. ni ibindi bintu bindi, ariko kugira ngo usobanukirwe byose ni uko uza kwiga muri Gatuyi Umwuga Business Center. Nta kindi kintu usabwa rero, wowe kurikira. upima urugero gute? Ushaka rero nyine ubona uvuga ngo gupima urugero byose uza kwiga hano muri Gatuyi kugira ngo byose uze kubisobanukirwa, kuko byose urumva igihe dufite ni gitoya ntabwo twabisobanura ngo birangire, yego, aho kugira ngo usobanukirwe nuko uza ukiga ugasobanukirwa byinshi kurushaho. twikomereze. Kanya dufite ni gatoya, ariko no kuri subscribe uzajya usobanukirwa byinshi kurushaho. Tugiye kwifashisha none iyo bita meteresol. Meteresol nayo ni ngombwa cyane mu isabune yacu. Twibukira ko isabune tugiye gukora niyo gukoropa, wayifurisha, wogesha ibyombo, muri make ibi byose yabikora. Iyi sabune rero mukurikire cyane muyige, ni isomo ryiza kandi abantu bakunda cyane, kandi nawe ushobora gukora bikaba byaguteza imbere. ikiyiko cya kabiri. Ambo Gatuyi TV. iyo bigeze aha ngaha rero tubanza kuvanga. Iyi ni tape ya mbere tugiye gukora. Tugiye kwifashisha iki ka kantu kacu. Ikindi kintu iyo ugiye kubikora urabona ko nambaye uturindantoki, kuko ibi ngibi ni amaside, ni ibintu bishobora kukwangirira igihe cyose wabikozeho. Icyo ngiye gukora nuko ngiye kwirinda kujya gute kubikoramo, nkambara ga kugira ngo bifashe kugira ngo bitaza kongera kuba byanyangirika. Tugiye gutangira rero tuvange bya bindi byacu dushaka gukoramo iki isabune. Kuvanga cyane n'imbaraga nyinshi cyane, kuko uri umunebwe ntabwo wabikora, kandi nanone wabaye umunebwe ntabwo ushobora kugera ku kintu ushaka. Bisaba gutinyuka, kugira imbaraga, kandi ukumva ko byose bishoboka, nta kidashoboka. Turaza tukakwigisha ko bashoboye. ikindi kandi ntabwo dutanga ubumenyi gusa, ahubwo tugira n'inama uburyo ushobora gutangira bizinesi yawe ku mafaranga make, ku gishoro gitoya, ukajya ku isoko nawe ukagufasha. Ushobora kwibaza uti ntabwo nize, ibintu nabikora gute ko nize, ko ntazi gusoma, ni gute nabikora? Uraza tukagufasha, waba warize waba utazi gusoma, abarimu n'inzobere bagufasha neza, ubundi ugataha isomo waryumvise neza, ntutinye ngo nuko utize, baragufasha rwose. Abivanga neza rwose, urabona ko hatangiye kuba ubugari, abantu bakunda ubugari ndabizi batangiye. Ubona ka kawunga niyo gutangira gusaba agasosi. Abantu bakunda ubugari ubundi bari kuvuga ati tubagiye ubugari, batangiye kora by'indimi. Urabona ko niba byatangiye guhumura, biraguhumura, urabona ko ubugari butangiye gushya, butangiye no guhumura bose. Abantu bakunda ubugari noneho ntabwo bakira none. Bityo ko ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira amasomo agiye kuzajya acana kuri Gatuyi TV, nko gukora amaji, gukora amashampo, gukora amavuta. Ibi byose ugomba gukora subscribe kugira ngo mu yandi masomo tugiye turaducishaho nayo uzajye uyakurikira cyane. So ibi urabona ko noneho navuga ngo ni nk'aho ari kawunga yacu twaritse hano, bazi kwarika ibereke rwose bayibona. urabibona rwose ko wagira ni kakawunga abantu bayikunda, cyangwa se ubugari ibitemba byatangiye kumira amazi. Iyi ni tapu ya mbere rero. Ikindi kintu tugiye gukora ni uko tugiye kujya kongeramo ya mazi yacu ari iruhande rwacu. Amazi se hari uwayabura koko? Umuntu wabura amazi ahantu henshi, amazi aba ahari. Dutangire tuvange, kuvanga cyane, kuko iyo bivanze nabi
ugasanga hari ingaruka zitesha. Ugenda uvanga ukabivanga neza kugira ngo bitaza kugira abantu byangiza. Cyane yabaje uri kureba ino video bakagukanda subscribe, bakande subscribe kugira ngo bajye gukurikira amasomo yose azajya hanyura, biteze imbere uko waba uri mu gihombo gikomeye cyane ko amasomo agiye kuzajya aca menshi, ya yandi mukunda, ya yandi sinibaza ngo nabikura hehe, nabyiga hehe. Jatuye mu business center twaje kuri igisubizo cyane kabisa. Tugenda tuvaganira ngo murimo kubibona ko ibintu byahinduye isura none. Ntabwo ari waye igikoma gakurana cy'akawunga. Akawunga yacu yaye igikoma. Ngo n'abakunda igikoma barabisaba bagati wakirya. Humura ibintu bikora kagasukari uzajya ukabonera ku gihe, yafu y'igikoma yobonere ku gihe, ntabwo uzongera kuba isukari bose baramutse bakoze isabune yawe ikajya ku isoko. Isabune kunzwe n'abantu benshi cyane kuko ntabwo wabikora ngo ubure isoko. Aho utakeneye isabune, abantu benshi barayikenera cyane. Niyo mpamvu rero icyo usabwa wowe ni ugukurikira isomo kandi bikarangira. Uko utarirangije wakora ibyo utumvishe neza kandi utasobanukiwe. Ushobora kwibaza wadukura hehe, wahamagara iyo nimero iri muri stream yawe, ukahamagara ubundi tukagufasha cyane. Uvanga cyane nta kurambirwa, kurikira rwose urebe ukuntu ibintu bigiye guhindura isura. Vanga cyane rwose, ukavanga ukongera ukavanga, hakugira nagucika intege. Ubutaka ingerwa TV urimo urakurikira ni isomo ryo gukora isabune y'amazi cyane. Ubundi uvanga rwose cyane, ukavanga hakurambirwa, hanyuma ukongera ugafata ya mazi ukagenda wongeramo nanone make make rwose, make kugira ngo muri kubireba uko ibi bya bintu byahinduye isura. Kandi igikoma cya kawunga ndakoranye ariko iki ntabwo wakinywa no wige kugire n'inama y'uburyo watangira business yawe, amafaranga makeya yawe rwose watangira business. Ntuvuge ngo kandi watubwira igishoro n'amafaranga umuntu yatanga kugira ngo amenye bino bintu. ntabwo ari amafaranga menshi rwose. Ubundi ikintu kigora ni ubumenyi. Ikindi cya kabiri gutinyuka. Kuba utatinyutse ntiwakora, kandi udafite n'ubumenyi ntacyo wageraho. Ubumenyi ni ingenzi kuko bituma hari ibintu byinshi ugenda umenya. Tugenda twongeramo amazi yacu rero kugira ngo amazi, ngira ngo ntabwo ari ikintu kigoye. Yego hari igihe kigera akabura, ariko nubwo yabura ntabwo yatuma akazi kawe gapfa. Ntabwo akazi kawe kapfa rwose, wakwemera ukajya kuyashaka ariko ugakora, kubera ko iyo ugeze nyine nakubwiye ngo nta kintu ugera. Wowe ujya ubyuka mu gitondo nyine urabona ko biratubuka, bigenda bitubuka kabisa. icyo udakora ni ukurambirwa, ukomeza ugenda uvanga, ugenda wongeramo amazi uvanga.
so tapi ya mbere rero yacu irarangiye. Iyi ni tapi ya mbere yacu, navuga ngo twatetse igikoma none kirahiye, tugiye gushyiramo ibirungo. Ubundi ibi nibyo biba bigize isabune. Noneho tugiye gushyiramo icyo bita ibirungo. Ibirungo tugiye gushyiramo ni ya selefanike tugiye gushyiramo ibirungo, icyo bita ikirungo cy'isabune, tukongeramo niyo bita parufe, kugira ngo mujya mwumva hari isabune, mukumva isabune irimo irahumura neza. Nta kindi kintu kiba cyashyizwemo, ni iyi parufe iba yashyizwemo. Ushobora kwibaza uti ese ni iyi parufe? Ni parufe yabugenewe, ni ikinyabutabire kigomba kongerwamo hano, ntabwo ari yayindi batera ku myenda. Ntabwo ari yayindi batera ku myenda, gusa ugomba gukurikira isomo kandi ugakurikira Jatuyi TV, cyangwa se ukaza kwiga mu ishuri Umwuga Business Center, tukagufasha cyane. Icyo nicyo ugomba gukora. Twagiye rero ya selefanike yacu irisa umukara, ngira ngo murimo bareba, ni yego tubona umukara, ariko ntabwo okay, tukatubare ni ibara ry'ikigina kijimye cyane. Tugiye gusukamo, dusukamo byinshi, dusukamo gakeya. Niturangiza tuvange, twongere tuvange cyane twihuse, kugira ngo cya kirungo cyacu gikore muri ya sabune twifuza. Rero ngira ngo muri kubibona noneho ukuntu bihindutse, ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze. Ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze rwose. Mukurikire kuko nimurangara murayoberwa uko byagenze. Mwebwe icyo musabwa no gukurikira byonyine gusa. Mbibutsa ko mushobora gukanda subscribe kugira ngo mujye mukurikira n'amasomo. Utaha ndabategurira isomo ryo gukora isabune ikomeye, yayindi mufurisha rwose, yayindi nziza, yaye isabune ukora yitwa wiki, nayo ni Jatuyi soap. Nayo ni Jatuyi soap. Jatuyi soap mu ngano zose zimeze cyane. Jatuyi soap si ayo masomo gusa, ko tuzajya noneho twiga no gukora ji nziza cyane. Ibyo byose rero kugira ngo ubibone, ni uko ugomba gukanda subscribe kugira ngo ayo masomo atazajya gucika. Ikindi kandi ukazaza ukiga byinshi, ugahaha ubumenyi buzaguteza imbere ejo hazaza. Ushobora kuba nta mashuri ufite, ushobora kuba ufite amashuri, ariko ikintu cyo gihe aya niyo mahirwe ugomba gukoresha. Amahirwe aboneka rimwe mu buzima, ntabwo ageza kabiri. Aya mahirwe rero ubonye ntiyatwishe ubusa. Tugiye kongeramo ikindi, icyo tugiye gushyiramo nanone ni akabara. Akabara mugiye kureba uburyo ibintu noneho mwatekerezaga bigiye guhindura iki isura. Ngira ngo murimo murabireba neza, ibintu by'umweru, dufite ibintu by'umweru, tugiye gushyiramo ibara, ariko tugiye gushyiramo ibara kugira ngo isabune yacu tuyihe isura dushaka. Kugira ngo iryo bara murimo murabibona ukuntu rimeze, ibyo tugiye gushyiramo ahangaha. Cyangwa byinshi cyangwa gakeya, ibintu byose byabaye byinshi biba bibi. Kugira ngo muri kureba ukuntu byatangiye gusa, ikintu tugiye gukora, tugiye kuvanga kugira ngo isabune yacu ise nk'uko tubyifuza. Ibintu byahinduye isura. Kuvanga cyane, vanga rwose, ucika intege. Ushobora guhamagara iyo nimero uri kureba muri screen yawe, ubundi
ubundi ukakurikira isomo. Ntuciye kuri isomo rwose, nturangare gato n'inkoni urangara mu kubiti, siko mwarimu ajya abigenzura. Genda uvanga, urabona ko isabune yacu yahindutse, hari umweru none ihindutse icyatsi. Nturangare turi kwiga, kandi umunyeshuri mwiza ni ukurikira isomo. Kwiga. So, isabune yacu nyiramubonye ukuntu ibaye, ariko ntabwo irarangira, ko turacyashaka kugira gute kongeramo ibirungo byacu. Ikirungo tugiye gushyiramo rero ni ya parufe niyo tugiye gushyiramo. Ishinzwe kubihumuza. Akantu ko ushyizemo no kumanuka avanga, ntabwo ashyira muri iyo ushyizemo uravanga kugira ngo igihembe nyine gikore. Ko iki ni kintu wago utetse inyama ushyiramo salisa ukavanga, ushyiramo inyanya ukavanga kugira ngo bikore. So, tugiye gushyiramo iyo bita emulsion. Tugiye gushyiramo iyi emulsion niyo tugiye gushyiramo. Emulsion ni caustique iba yatunganyijwe ikaba emulsion. Ushaka kumenya uburyo itunganywa, ugomba kuza kwiga muri Gatui Ubunga Business Center kugira ngo umenye uburyo itunganywamo igahinduka emulsion. Ni caustique twatunganyije, ariko ushaka kumenya uburyo itunganywa ngwino wige mu ishuri umwuga dukomeze. Niyo tugiye kwifashisha, rero tugiye gushyiramo. Ni ingenzi cyane, hari ibintu bibi cyane, ngira ngo urabona ko ugomba no kubyirinda cyane, kandi ukaba wambaye ibintu bikwirinda ngo bitawukoraho. Ngira ngo murabona ububi bwabyo ko naho byari biri agacupa kahiye. Niyo mpamvu ugomba kugira gute, kugira ubwirinzi no kugira ngo wirinde. Ngira ngo muri kubibona, ntabwo aba ari ibintu byiza. Niyo mpamvu ugomba kubikora witonze kandi nta kurangara. Mu gakeya nabwo ntabwo ushyiramo nyinshi. Kavanga. Ibi birarangiye, tugiye gushyiramo noneho isabune yacu. Irarangiye ariko ntabwo irarangira neza. Tugiye gushyiramo ibiyirinda.
ibiyirinda kwangirika ni garanti. Kugira ngo ushobora kuyikora ugiye nko kuyishyira ku isoko ariko utazi igihe izashirira. Ubimenya gute rero sasa? Ikintu rero ukora ni ukushyiramo iyi bayita formalin, ni uguforoma nyine, ni uguforoma isabune yawe ikayiha garanti, kugira ngo n'umucuruzi uzayiha nayimara n'igihe itazapfa, cyangwa se nabwo ugiye kuyicuruza kuko utazi igihe izashirira, uba ugomba gushyiramo iyi formalin iyirinda. Turashyiramo gake, ntabwo dushyiramo nyinshi. Niturangiza uvange. Niba wakurikiye iri somo neza, birashoboka ko nawe watangira ukikorera. Niba kagucibitse warangaye, ugende usubiza inyuma, urebe video yose irangize, ukore ibintu neza. Mbibutsa ko tudatanga ubumenyi gusa, ahubwo dutanga n'inama kugira ngo ujye ku isoko ry'umurimo ku gishoro cyawe gitoya, amafaranga ayo make ufite, ayo waba ufite yose turagufasha ukayabyaza. Yego, umva ko batanga seritifika yemera kwemeza yuko isomo ari kukiye neza cyane rwose. Niyo mpamvu ugomba gukurikira neza ukaza no kwiga rwose aho waba uri hose mu ntara. Jatuye umurimo business center rwose kabisa. So isabune yacu irarangiye. Isabune yacu irarangiye rwose. Ubu twayikoresha kano kanya? Oya, ubu ntabwo twayikoresha nko mu minota 30. Isabune yacu iratangira gukoreshwa. Iratangira gukoreshwa, ijye ku isoko nawe ikoreshe, uyifureshe, kugira ngo isabune yawe ubone ko ni nziza kandi ugomba gukurikira iki. Wibutsa ko ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amasomo yose azacaho hano. Niba warangaye, usabwa gusubiza inyuma ino video kugira ngo ukurikire isomo neza kandi rirangire. Umwuga Business Center mugakurikira amasomo neza, tukabafasha, cyangwa se ukatugana aho dukorera tukagufasha. Warangira aho ukorera ahubwo kugira ngo banagusange. Dukora mu karere ka Kamonyi aho bita Irunda, muraza tukabafasha cyane. Hamagara nimero uri gukora muri screen 0788 93 45 172, cyangwa se 0798 883 472. Murakoze cyane, nizere ko utagomba gucikwa no gukanda subscribe kugira ngo ukurikirane amasomo yose agomba kuhaca. Mba mwibutsa ko amasomo ashobora agiye kuzajya haca harimo gukora ji, isabune ikomeye, isabune y'amazi, isabune z'ibyombo, amasabune mu toilette, gukora amabomo, amabuje, amarange, imigene y'ibihumyo. Ni amasomo menshi mugiye kuzajya mukurikira hano kuri Jatuye TV. Murakoze cyane, turabashimiye. Reka natwe tugushimire ku kazi keza umaze gukora kandi ku byo utweretse. Reka tubwire urubyiruko ngo mwigwaga muvuga yuko nta kazi ushoboye umeze nabi, mugane Jatuye abafashe kwihangira imirimo cyane. Ibisigaye turasubira kuri tele Nawe nguko. Iminota 30 irashize kugira ko yasabone yacu noneho yabaye isabune. Ushobora kwibaza ati rwose ibintu twakoze ni byo koko? Ese isabune yacu ishobora kureta igakundwa n'abantu ku isoko? Ese isabune yacu imeze gute? Akanya nubwo tugiye kureba ko yasabune yacu imeze, ndetse turebe ko yasabune yacu ireta kandi ikora. Tugiye kureba uburyo yasabune yacu ikora. Ngako dushyizemo gakeya cyane, gake cyane rwose. Ushobora kuba twamutuburiye dushyiramo n'amazi. Hanyuma tugiye kuvanga yasabune yacu n'intoki n'ikiganza. Gutya ushatse wakuramo isiga nta kibazo, kuko isabune yacu iba yamaze kuba iki? Isabune.
dukuremo bande rya sabune yacu. Bityo nta kintu na kimwe yakwangiza wagira ngo murimo murabireba. Siko ntaroza nk'uwa twambaye. Murimo murabireba. ko byuzuye. Iyi niyo bita isabune original. Itandukana n'abantu batugurira isabune. Ngwino hano muri Jatuyi nga business center tubigishe amasabune meza ajya ku isoko. Ngira mwayibonye isabune yacu kari nziza cyane kabisa. Isabune ishobora gukundwa n'abantu, isabune nziza. Ntabwo iyi sabune wayikoze meze gutya ndatekereza ko ntabwo wabura isoko. Ikintu cyiza kirigura. Akeza karigura rwose. Akeza karigura. Niyo mpamvu rero wakoze isabune yawe nziza imeze gutya. Simubonye akantu dushyizemo ukuntu kanganaga gake cyane, ariko reba rwose kuyikoresha bisaba kuba ufite amazi menshi cyane kuko iratubuka cyane ntigombera ubwinshi. Rero ushobora kurangura waduhamagara kuri nimero 0883535174 cyangwa dushaka kuduhagararira turahari turagufasha cyane. Iyo namwe muri screen ifate neza ihamagare ubundi turakwakira neza cyane. Kiributsa ko ushaka kwiga nabo watugana tukagufasha amafaranga yawe makeya, tukugira inama y'uburyo uri buze gukorera umushinga wawe kandi ukajya ku isoko ry'umurimo nta kwicara. Mwibutsa ko ntushaka gutinya ko wize cyangwa se utize. Ushobora kuba utazi gusoma, ushobora kuba utazi kwandika, turagufasha ukahava ubizi neza ukajya ku isoko ry'umurimo. Byabasha biteye agahinda uramutse urebye ino video ukayirangiza hasabye kandi uko ari amasomo menshi agucika agiye kuzacaho umunsi ku wundi. Kora subscribe kandi like ibivuze bikunze dukomeze tubane umunsi ku wundi. Iyi Jatuyi TV isomo rya isabune y'amazi yo gukoropa ikaba yanakoze n'ibyombo. Isabune nziza cyane nziza ushobora gukunda yakora ibintu byose kuko urabona ko irareta kabisa. Ngiyo isomo ryacu ikaba yarangiye. Jatuyi TV tinyuka urashoboye. Tinyuka urashoboye rwose. Sa